twongeye kuba ikaze muri iri pindi cyo kwiga inyigisho za Bibiliya mu ncamake y'ijambo ry'Imana nyine kuko twabiteguye kuko dusanzwe tubana. Twongeye kubararika ngo tubane muri uyu mwanya. Ni Pasiteri Sebanyina Bizimana Peter. Reka mbahe ikaze kandi dusenge. Data uri mu ijuru, dukomeje kuba imbere yawe twishimira ineza yawe uduhaye muri uno mwanya kugira ngo duhe ubuzima. Ni wowe utanga ubuzima, Imana itanga, turagukeneye muri uno mwanya kubana natwe mu ijambo ryawe, n'abumva ubane nabo kugira ngo hagire igihinduka cyangwa icyo buri wese wumva ashobora kumenya no kwakira. Ni mu izina rya Yesu, amen. Rero twongeye kuba ikaze n'ubundi nk'uko tubivuze muri izi nyigisho za Bibiliya. Izi nyigisho rero za Bibiliya, uyu mwanya iri somo tugiye kwiga kamere y'Imana n'imiterere y'Imana. Kamere y'Imana n'imiterere yayo cyangwa imiterere y'Imana. Ubundi abantu bakunze kwiga Imana cyane, nibyo ni byiza, ariko muri iri somo tuziga Imana ndetse twige n'imiterere y'Imana no gukora kwayo. Tuziga n'irindi somo rijanye n'iri, twige na Satani. Tuziga na Satani no gukora kwayo, kuko kenshi asanga abantu biga Imana ariko ntibige Satani. Hanyuma rero ugasanga hariho kugenda abantu bavangirwa kubera ko batize Satani. Imana turareba uko ikora n'imiterere yayo. Ibyo ni ibinyamwuka. Iyo utamenye gukora kw'Imana no kubaho kwayo n'imiterere yayo, usanga benshi bavangirwa kuko na Satani ikorera mu buryo bw'umwuka. Rero Imana, turebe amagambo agera kuri 5 agize Imana kuba Imana. Ijambo rya mbere, Imana ni umwuka. Umwuka. Imana ni umwuka. Icya kabiri, Imana ni ubugingo cyangwa ubuzima, ubugingo. Icya gatatu, Imana igira umwihariko wayo, irihariye cyangwa yihagije. Ijambo rya kane, irihagije nyine. Twari tuvuze kuko Imana, ijambo rya gatatu, ifite umwihariko wayo. Cya kane, irihagije, ntize ishaka gukora, nta uzisaba inama, irihagije. Cya gatanu ni Imana niyiteka, ihoraho ibihe byose. Ibindi byose tubona bigira itangiriro bikagira n'iherezo, ariko Imana ni Imana ihoraho, ntigira itangiriro, ntigira n'iherezo, ihoraho. Aho rero aya magambo agera kuri 5 niyo magambo yigize kuba Imana. Nta kindi mu biriho tubona bihoraho usize Imana. Rero uko niyo magambo make tushoboye kuvuga mu ncamake agize Imana kuba Imana. Aya magambo ko ari 5 niyo agaragaza kamere y'Imana. Kamere y'Imana. Imana rero ni umwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kwisengera mu kuri no mu mwuka. Dushobora gusoma mu butumwa bwa Yohana ibice 4:23 kugeza 24 bitubwira ukuntu Imana ari umwuka. Nzoza nkurangira wowe unyumva aho uje gusoma, hanyuma uje gusoma Bibiliya. Bivuga ko Imana muri kamere yayo ni umwuka. Muri kamere y'Imana, Imana ni umwuka. Ntigira umubiri
cyangwa imiremerwe nk'uko abantu baremwe cyangwa ibindi byaremwe, kuko Imana ntiwayifata n'ukuboko ngo ifatishe uyumve, kubera ko Imana ni umwuka, ikinyembaraga cy'umwuka, ntigira nyine umubiri cyangwa imiremerwe nk'uko tubivuze. Imana ntigaragara usibye ko yerekaniye muri Yesu. Yesu niwe wagaragaje Imana. Yesu aje kugaragara mu ishusho y'umubiri, kuko Imana yohereje ijambo ryayo, rya jambo rihinduka umuntu, wa muntu akora nk'Imana, agaragara nk'Imana, niwe wagaragaje Imana mu buryo bw'umubiri. Rero dushobora kubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 18, Makolosayi igice cya mbere 15, Timoteyo wa mbere nanone igice cya mbere umurongo wa 16, na Timoteyo wa mbere nanone 6:14 kugeza ku 16. Ibyo ni amagambo agaragaza Imana nk'umwuka. Irindi jambo Imana ni ubugingo. Imana ni ubugingo buhoraho budapfa. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana nanone bitwereka, igitabo cya Yohana, ubutumwa bwa Yohana ibice 5 umurongo wa 26 bitubwira ukuntu Imana ari ubugingo. Bivuga ngo ubugingo niwo muco w'Imana, niyo kamere y'Imana. Imana ni ubugingo buhoraho, ubugingo budapfa. Imana rero muri kamere yayo ni ubugingo, kandi ija kurema umuntu ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Umuntu aba ubugingo, umuntu abaho afite ubugingo. Buriya hari amagambo dusa umwana w'umuntu asaho n'Imana. Muri ayo magambo amwe muri iyo Imana ni ubugingo. Buriya umuntu, kubera ko Imana yahumekeyemo umuntu ubugingo, niyo mpamvu umuntu nawe agira ubugingo. Buriya umuntu ntashobora gupfa ngo ashireho. Iyo tubona umuntu kuriya tuvuga umuntu arapfuye, Bibiliya yo izidita ngo ni ugusinzira, kuko ubugingo buri mu muntu ntibwopfa. Haba no kuzuka. Iyo twiga kuzuka, amasomo atwigisha kuzuka kw'abapfuye, bazazuka kuko bafite ubugingo buhoraho. Umuntu ntashobora gufiteka. Hari abazozuka bazukire guhabwa, bazukire ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukorwa n'isoni, ariko bose bazoba bariho. Ni ukuvuga kuko Imana yahaye umuntu ubugingo, yahumekemo umuntu umwuka w'ubugingo, umuntu ntashobora gufiteka. Kandi ubugingo buva ku Mana. Imana niyo itanga ubugingo. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Itangiriro 2:7 turebe. Ibi iratubwira ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amena. Ni ukuvuga ko Imana imaze kurema umuntu, yamuremye mu mukungugu. Nicyo cyatumye imwita ngo ni Adamu. Bivuga ngo ni ubutaka. Adamu ni ubutaka bwinshi. Imana ngo imaze kurema ubwo butaka, kubumba, ngo ihumekeramo mu mazuru y'umuntu, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu aba ubugingo buzima, umuntu arahemba abaho. Imana rero
ni Imana ikiranuka muri kamere yayo. Muri kamere y'Imana twavuze kuko twiga kamere y'Imana n'imiterere yayo. Imiterere yayo rero ni Imana ikiranuka. Imana ikiranuka muri zose, ntigira ikosa na rimwe. Mu gihe abantu bashobora kugira amakosa, ariko Imana kubera ko ni Imana ikiranuka ntigira ikosa na rimwe. Ibyo ikora byose ni byiza. Biri zitwereka ngo imaze kurema byose ibona ni byiza. Yaremye ijuru n'isi ibona ni byiza, yaremye inyanja n'amasoko Bibiliya avuga ngo ibona ni byiza, irema biriya byaremwe byose, irema inyamaswa n'amatungo, irema biguruka mu kirere ibona ni byiza. Hanyuma ngo ku munsi wa nyuma irema umuntu. Imana iravuga ngo ni byiza cyane. Umuntu ni uw'agaciro, yongereho ijambo ryiza, ni byiza cyane. Ibyo yaremye byose n'ibyo yakoze byose ni byiza, biratunganye. Bivuga ko Imana irakiranuka, ni ikiranuka kandi ikiranuka muri byose. Imirimo y'Imana iratunganye rwose. Dusome mu Bagalatiya gutegeka kwa kabiri gutegeka kwa kabiri 32:4 iratwereka ukuntu Imana itunganye. Imana ari Imana itunganye muri zose. Inzira z'Imana nazo ziratunganye. Inzira zayo, inzira z'Imana inyuramo ni inzira zitunganye. Tubisoma nanone muri Samweli wa 2:22:31 bitwereka ukuntu Imana ari Imana itunganye. Ijambo ry'Imana nanone riratunganye. Ijambo ryayo ntirigira kwicuza. Hari aho Bibiliya itubwira ngo umwana w'umuntu, ngo Imana si umuntu ngo yicuza, kandi ngo si umwana w'umuntu ngo ibeshe. Ijambo ryayo riratunganye, ryaravugutiwe. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga ni ijambo ritunganye, ryuzuye, ridafite amakosa, ridafite amagawa, riratunganye. Dusoma muri Zaburi 18:30 iratwereka ukuntu ijambo ry'Imana ari ijambo ritunganye. Amategeko yayo nanone, amategeko y'Imana nayo aratunganye. Nanone tubisoma muri Zaburi 19:7. Reka tubasome Zaburi nubwo tudasoma yose, ariko nibura dusome ho makeya atwereke Bibiliya ikihaye tubwira, kuko ko turiga Bibiliya. Zaburi 19:7 haraba gutya ngo riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icokere cyaryo. Nta kintu gihishwa icokere cyaryo. Ni ukuvuga ko n'irya jambo rivuga ngo amategeko y'Imana aratunganye. Zaburi 19:7 yaravuze ngo riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icokere cyaryo. Turebe irindi jambo rya 4. Imana ifite umwihariko wayo. Haleluya. Imana ifite umwihariko wayo uko iteye. Ntiteye cyangwa ntimeze nk'ibindi, kuko irihariye. Irihariye. Imana ifite umwihariko wayo. Reka dusome Isaya 40 turebe umwihariko w'Imana. Isaya 40
bice 40, dusome na 25. 25 haravuga, nuko rero mwangereranya nande twahwana, niko Uwiteka abaza. Ninde twagereranya n'Imana? Niki twayigereranya naco? Niko Uwiteka abaza. Nukuvuga ko irihariye, ifite umwihariko wayo. Imana nanone yonyine niyo Mana yonyine mu zitwa Imana zose. Imana yonyine niyo Mana, kuko nta kindi cyitwa Imana. Ibindi ni ibigirwamana, ariko Imana yonyine niyo Mana. Ushobora kubisanga muri Samweli wa 2:7 ibice 7:22, bitwereka ukuntu Imana ariyo Mana yonyine gusa. Imana niyo nkuru. Haleluya. Imana niyo nkuru. Mu biriho byose Imana ni nkuru. Iyo ni kamere y'Imana. Imana niyo nkuru. Yeremiya bice 10:6 bitwereka ukuntu Imana ariyo nkuru. Nanone kandi Imana yonyine niyo Mana itagira amakosa. Muri yo nta kosa riba wabona muri yo, kubera ko Imana muri kamere yayo ni Imana itagira amakosa. Dushobora kureba muri Zaburi ibice 51 umurongo wa 4, bitwereka ukuntu Imana ibaho itagira amakosa. Tukareba nanone muri yo mu gitabo cya Yobu ibice 33:12. Reka tubasome honyine Yobu, igitabo cya Yobu, igitabo cya Yobu, igitabo cya Yobu ibice 33 n'umurongo wa 12. Umurongo wa 12 bitwereka ukuntu Imana yonyine itagira amakosa. Yobu 12 aravuga, reka ngusubize muri ibyo, ntukiranuse, kuko Imana isumba abantu. Imana yonyine isumba byose, isumba n'abantu. Imana niyo itagira amakosa. Imana yonyine gusa ntigira amakosa, isumba n'abantu. Ikindi, Imana yonyine niyo igira ubwenge bwose. Imana yonyine niyo igira ubwenge bwose. Mu gitabo cya Daniyeli ibice 2:20, mu gihe Daniyeli yaragiye gusobanurira umwami inzozi yarose ntamenye uko zisobanura, yaravuze ngo Imana yonyine niyo ishobora kumbishurira biriya utashoboye kumenya, kuko Imana yonyine niyo igira ubwenge gusa. Aho ni mu gitabo cya Daniyeli ibice 2:20. Nanone kubera kamere yayo, Imana niyo nziza yonyine. Imana mu bibaho byose, Imana ni nziza, n'itegeko ryayo n'itegeko ryiza rihoraho. N'inzira z'Imana ni inzira nziza ziratunganye. Tubisoma muri Zaburi 105, kuko Imana ni nziza kandi irakiranuka. Ijambo rya 5 twize muri kamere y'Imana mu miterere yayo, Imana
niyiteka kandi ihoraho. Imana niyiteka ihoraho. Reka dusome muri Zaburi ibice 90, Zaburi ibice 90 n'umurongo wa 2, 90 n'umurongo wa 2 muri Zaburi, umurongo wa 2. Kundi Imana ari iteka ihoraho. Umurongo wa 2 haravuga ngo imisozi itaravuka, utararama ku isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. No kuvuga ko Imana ni iteka ryose. Iyo niyo kamere y'Imana, ni imiterere y'Imana. Imana ni iteka ryose. Bindi biriho biratangira bigasoza, ariko Imana ni iteka ryose ihoraho. Horaho yahozeho kandi izahoraho. Imana ntigira itangiriro kandi ntigira n'iherezo. Imana ihoraho. Bizanditswe bitubwira, twareba Timoteyo wa mbere bice 6 umurongo wa 16, nanone tukareba Isaya ibice 40 umurongo wa 4, twongera kandi tukareba Abaheburayo 11 umurongo wa 3. Iriho yonyine gusa. Niko yabwiye Mose aje kumutuma hariya mu bwoko bw'Isirayeli, amubwira ngo uzababwire ngo ndiho yabatumyeho. Imana y'abasogokuruza wanyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo. Igitabo cy'izakozwe n'intumwa kiratubwira ukuntu nanone Imana iriho, ni mu zakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 24 kuza kuri 28. Iyo niyo magambo tushoboye kuganira mu ncamake zo kwiga kamere y'Imana. Tuzokomerezaho ku isomo ry'ubutaha, dukomeze twige kamere y'Imana. Nta magambo menshi tuzasangamo atwereka kamere y'Imana, gukomera kwayo, ubwiza bwayo, byinshi tuzabisanga muri iri somo, ndetse tugeraho tuziga na Satani, kuko nayo ni kinyamwuka, ariko no gukora kwayo tuzomenya uko tuzoza tumenya Imana no gukora kwayo, no gukora kwa Satani n'imiterere yayo. Rero nimwakira ijambo ry'Imana muri aya magambo y'inshamake muri kamere y'Imana. Murakoze. Usigaje abiri. Oya. Usigaje amasomo abiri. Amasomo abiri yo kwiga isezerano rya kera, kwiga mu isezerano rya kera.